ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. intimba series nta muntu ujya umenyera wambura uburu. ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. iyi filime izajya ica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. mwicikwa nimuze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. ubu noneho ntazongera kunyitaho kubera iki? ubu urukundo rwose yari hafi shereza ukavuze baravuze. wongera umwana araryoha, wongera umwana araryoha pe. wongera sa wongera vugisha mama. ni kumwana ubuse nanone uba utishimye ariko umwana bumenya rubamba mwanyuze mu bibazo, mwagize mu bibazo koko pe. Nakoshe mwana yakugera ariko wari utinje mu nda ya mama, wari umaze y'imyaka arongera kutwitaho se, ari umaze y'imyaka n'imyaniko, ariko asa nka se pe. asa nka se. turasa cyane cyane kabisa. murasa cyane murasa pe. ariko nta nubwo ari ukubeshya kumuriza kwintu urebe uno mwana. nanjye siko navuze ko asa na se. agusha rero ikintu gitangaje. Nese we nta mwari ntabona ko asa na se. asa na birasa. asa na se. umva shiri yaravuze. wakoce. Rega ruhumuriza. mushaka kureka guca hirya no hino. asa kunenga uvuga icyo ushaka kuvuga. umwari nawe abyumva. Buriya nyine se ukuri guca mu ziko ntigushya. Mbese umwari warabiwe nyine ko umwana afite papa we atari wowe. Sheri ni ngombwa kubinyibutsa. akoze ibintu ruhumuriza ariko mbwira. ibaze ko ruhumuriza ageze ku rwego rwo kumbwira ngo ngomba kukureka we n'umwana mukajya kwa Shema. none Shema ko azahora hano ku muryango asaba umwana we. aza se gusaba kinya gusabwa n'inzovu ikamurya ikamumara. Oya nta mubyeyi uvuga nabi yewe kirazira. azi uko natwise. azi umuruho nahuye nawe. ahubwo zibesha yinguka hano ari amaguru nyaci. ariko nawe ukuri urakuzi.
ndakuzi wese kakuzi yakumariye iki reka ibyo ngibyo nta n'umuntu utabizi twese Egora. turabizi Ega mwe murabizi ko umushyitsi ntabwo mba. ese umuntu ajya kwitwa papa w'umuntu Iyo kuru niyo nduru. oya papa w'umuntu aba ashinzwe iki sha umubwire Tony buriya nabumvaga uri umunyabwenge reka nkubwire uzi ko narinze ko nawe uri ntarengazi kuriya ako ntirwanyeho wowe uzi ko Karine umwemeje neza neza ukamufungisha umuntu ari nkawe ndagutinya ari nkawe muranyandagaje murantwitse hanyuma ngiye kwicara mu rugo rwa jyenyine shabuze ubwenge pe ahubwo ubu ngubu uraje utunga abagore babiri we nakubonye babiri se hari ikibazo nta kibazo ugera nzabutunga ako si ubu wafashe icyemezo kuko uravuga uti reka nze mbane na Karine pe mangane nawe cyane ntirwanyeho ntawe uzandwanirira uravuga ntarazana n'umwana wawe nawe uzamuzana se none hano kwa Karine tureka nkubwize kuri waba uri ikipe ubu n'umwana uzamutora umuzane ese noneho ko Karine amenye byose uramukira wowe ntabyo mbasha nta kintu wasize pe ufite rwose ngiye umwana mfite n'uwa gakira shatse ko turamushoboye hari igihe ubika ibanga ukumva rimaze no kukurenga iyo umuntu atangiye kukunyaho none se Tony tubigenze gute ngo Karine afi hano agenda tongere dusigare twidagadura mu rugo nge nawe twe ntizaba mu mitungo ye aba mu mitungo ye ajye he none bizagenda bite ese ubundi ibyo wambwiraga wari uri kugerageza byagenze bite shahora n'iki Tony inyana y'ingwe yitwa Rugwena ya mafaranga ngo uce Karine mukuri kwisi irangije amafaranga irayarya yanamwica ubu ngubu ndimo ndamukiza amafaranga papa w'umuntu aba ashinzwe iki Ubuse kano kayavuze ngo umwana ajye kumurera wamumwima kandi ari kuki atayireze akiri mu nda kuki atareze iyo nda ariko ibyo nanjye narabimubwiye mu mategeko ntabwo umwana ungana gutya bamuhereza umubyeyi w'umugabo ngo amurere none se azamutandukanya na nyina niyo yaba afite imyaka ingahe ntabwo natanga umwana wanjye bira nashaka azafite imyaka 19 nawe ceceka we ugiye kumbera nka so uzi ko wowe mbona namaze no kukumenya reka ngenzi kurera abana mbo rero ubwo ntacyo ye numva birasa icyo nenda kubwira nabikwibutsaga kugira ngo wenda ejo burya inshuti y'umuntu ntuzatume ihura mu ntambara iyi ntambara mwabaye nko kuva mbere mu ntambara za dome na mu ntambara za se wo mwana bigahora ari gurukuru kandi yageze ngo mwicare mwiturize rero numva ibyiza nyine ubwo umwana murabumurira ariko kiwe ku ruhande rwanjye numvise ntabwo nyuzwe neza ariko si ibi ni ibikiri uhumbuye aha umwana ko ari uwanjye wose uvuga ko nta kintu yigeze amarira ko yamwihakanye buriya niga buriya akenshi nuko buriya yaramombeye nta kintu mfataho ubu naramuretse uriya ko washatse abanyuma nk'umuntu mukuru oya uko buriya zurungu yagiye ibamo nawe urayizi ibintu bigenda byihindukiza byongera byihindukiza babarira bari ibyo bintu byo kuvuga bitangiye kundakaza oya si ibikeneye mu rugo rwanyu ibyo bintu bitangiye kundakaza ibintu byashema nibazo byashema n'ishema hano turabizi uyu mwana si uwanjye rwose noneho muyerekana nawe mubwira nabyumva ko nta nubwo nca ku ruhande ndi ikiremba yuko simbyara nta nubwo mbasha gutera akabari ibi ni ibiki ariko Imana yampaye umwana impa n'umugore reka nyurwe n'umwana Imana yampaye nyurwe n'umugore Imana yampaye ibyo bindi byo kuba natandukana nawe umwana akagenda byo byibagirwa ubise umutwe wawe ntibizigera bibaho nta n'ikintu azigera nakora kuri uyu mwana sinzigera nanifuza ko anagera mu rugo rwanjye kuko nanahagera azahura n'akaga gakomeye azibesha hinguke hano arebe icyo mukorera kuko we n'umujinya wawe ndabyumva kubera ko hari inshingano atubahirije ariko amategeko ateganya izarangira n'ubundi umwana abaye wese gute areka kuba se muza wambaye ibyo bintu ukareka kwivugira muri urugo koko cyangwa yanagutumye ariko si yantumye ariko n'amateka ubwayo hari igihe azatuma bibaho ibyo bintu ese ungiriye neza yego twajyanye umubyeyi kwa muganga dutanye umwana aratashye ibyo bindi uri kuzana wabyihoreye koko ko nta kintu na kimwe bikemura nta n'icyo bizana ese biramubaza ikintu kimwe wazi ikintu kimwe birasa mubaza ikintu kimwe nta kibazo ikintu cyitwa ubucuti urakizi
icyo ndakizi ndanacyubaha. Ubushuti se bivuze iki? Ubushuti ni ukunyumva agiye ukagendera mu byumviro. Ikindi ubushuti ni ubushuti. Ni ukumva umuntu w'inshuti yawe nyine ukumva ibyo ndi kugusaba n'ibyo ndi kukubwira. Yego ariko ubushuti ntibugenda ku marangamutima burya. Rero ubushuti bugendera mu kuri nyako. Iyo uri inshuti yanjye wowe ntabwo nari kukubwira ikintu kizakubangamira nyuma. Ndakikubwira wenda ntucyumva ariko utacyana ukavuga uti yari yakiriye. Ruhumuriza nibiba ngombwa ko iyo ntambara ibaho ngiye nzayirwana n'umwari. Nanjye nzagufasha tuyirwane ariko nanone tuba tuyirwana cyo mu mafuti. Ibyo ngibyo iyo domine yavuyeho ushaka ko ziriya ntambara mwazibanye mwenyine se? Njye naruhare nazigizemo. Iyo domine yavuyeho iya ratifa ivaho iyo umwana tuzayirwana ntacyo bizaba. Sawa nta kibazo ariko reka ngende ubwo nzagaruka mbasure. It's okay. Reka ushyiraho n'agasego. Vera? Okay. Urumva umeze ute? Umva byaroroshye pe. Byaroroshye. Kandi ndagushimira umuntu mwiza. Okay, merci. Iyo uri kunyeganyeza amaso wumva imicanga yashizemo. Mba numva yarashizemo. Kimwe n'ubu nta kintu kikirimo. So rero ubu ngiye gukuraho izi bande turebe niba uri bubashe kureba. Ndakeka nyine ibintu by'ibise byarashize, imicanga yashizemo, umutwe ntukikurya. Igisigaye ni ukureba ko byibuze ushobora kureba. Ntabwo umutwe ukindya. You ready? Numva nshobora kureba mfite icyizere. Let me start. Babe? Sherry? Babe? Genda mubwire. Birasa amakuru yawe? Amakuru ni meza. Turaburanye. Naguhamagaye. Telefone yawe utari kuyifata. Erega twarabyaye ubu mwari yarabyari. Félicitations mama. Imana ishimwe. Mwabyaye iki? Twabyaye umukobwa. Wow. Kiza cyane. Niyo mpamvu rero telefone yanjye ntarindi kuyifata nasaga nkaho ndi busy mukoro. Okay. Nahamagaye wumve ngo bifatiye umwanya kugira ngo nze nkurebe. Rero nanjye sinakubwiye ibibazo nahuye nabyo. Ariko nagize ikibazo gikomeye cyane. Uretse ibintu uri kumbwira ngende ndumva bitangiye kuntera ubwoba. Oya humura nta kibazo kubijyanye n'akazi wampaye nta kibazo gusa ni mu buzima busanzwe se. Oya ntago ari mu buzima busanzwe bigenda gufatana na ya dosiye wampaye. Nagize ikibazo twari twakoreye mu ntara kubera ko aho hantu ntari mpazi. Niba navuga ngo bantekeye umutwe umuntu yaramfashe arambwira ngo ninze ambwire. Nawe ureba ukuntu ngana sinarizi ko bantekeye umutwe. Bantekeye umutwe araza aramfata arambwira nyigiza ku ruhande twe turi kumwe n'abandi bantu. Sinzi ibyo yambwiye mugirira impuhwe. Sinzi yari kumwe rero n'undi muntu bari kumwe babagabo babiri. Bira nkubwiye ikibazo nawe nakiri wabyo ntago wabyumva. Bantwaye telefone hari yindi ndebana. Ubu nyine uretse ko nahise nkoresha swap nkahita nguri yindi ariko
nahuye n'ikibazo bantwarira telefone gusa nyine nje kukubwira ikibazo nawe nacyo ariko unambabarire unyumve bira isakoshi uko natangiye uvuga ngo reka umuntu ari kuntura ikibazo ari kuntura shida sizi ukuntu nabwiye umuntu mwizeye kuko nabonaga bari kumwe mufasha gutya ntangiye gushaka kugira gute mfata telefone ngo mwohereze amafaranga kuri telefone barirutse arambwira ngo reka ngo ashyiremo nimero baca noneho bishatse kuvuga ko iyo sakoshi yawe wari ufite ariyo yari irimo dosiye y'iki kirego cyanjye se bira kubikubwira ntabwo byumvikana nta nubwo wanabyumva yari irimo hasa amafaranga ubundi sa ya Karine ubundi na ya Karine munyamurekero mwihore n'inzamushyize mwihorere ariko uzi ko ndi umuntu wangiriye iyo nama ahubwo ndashaka kugira ngo menye iyi mitungo ya hano yanditse kuri wowe yanditse kuri Karine yanditse Karine umunyabwenge uzi ko Karine yambwiye ko imitungo iyi nzu n'indi binafite bitanditse ku mazina ye hanyuma si ipapuro bya original aho biri wowe naba nkubeshye pe ariko ngewe nkanjye gakire ushobora kwiyeranja nkacanga ukabona gutya mbiguyeho hanyuma nimbaga uzabigenza nese kano kanya ubundi uraho ngo utanazi n'inzu ubamo uwo yanditseho koko utambeshya rega ashobora no kuba ari no kubeshya ari kuntera ubwoba ugasanga n'imitungo imwanditseho neza ko twasazanye vanga imitungo yigeze ava kwinza itarimo kandi yambwiye ko imitungo yose imwanditseho ariko nyuma aza kumbwira ngo reka ngo n'ubundi ngo imitungo narabindura wasanga n'ibyo yahinduje rero nk'igishe byiza nyigishe twumve kandi yunguka iyeranje mu buryo bwose bushoboka ushaka ipapuro bya original by'imitungo ya Karine niyo byaba bitanditse ku mazina ye wowe yiranje simwasezeranye kuko ibyo gutegereza ngo za divorce ngo za kibyo nategereza amaso kazahera mu kirere urumva gerageza ibishoboka byose niba uri umuntu uri macu ushakisha ucukumbure ahantu ibipapuro byose by'imitungo yanyu biri ubundi uzana hano nkwereke ariko ufite na rezo sha numva none se nakubwiye ngo 50% niba ari yawe umwana wanjye ntamurwarira bizagenda bite rego umwana afite 15 none se icyo utumva niki shaka ibipapuro wowe ubishaka ubundi uzana hano nkwereke nayo ibyo kwicwa nibo mwihoreye ngihore bumwihoreye nge nzahangana nawe umva nanjye mubwire Tony ngiye gukoresha ubushakashatsi bwanjye nk'umuntu uzi gushaka mucakaza ahantu hose menye n'amakuru amuturutse ugire muri telefone mu checking bakamenye ibintu apapuro abantu biri ni ukuri kwimana ngo iminsi 30 iminsi 30 yose ugasaba buri mukuru ko bitoroshye ya document wampaye yari irimo buri cyo mvuga niyo mpamvu nahise nkoresha swap byihuse cyane kugira ngo niyo mpamvu rero naguhamagaraga kuko nimero yawe rwose uko rero yaragushyize kuri Google nimero zawe ziragaruka mpita nkoresha uburyo bwose kugira ngo erega nta nubwo ari kera hashize iminsi 2 yonyine ako rero nta nubwo byakagombye kuguhangayikisha ndacyafite kopi ya original ndacyafite nuza ya original iriho biriya bimenyetso byose wow yabaye byose n'ubundi ni amateka ni ibintu bisanzwe kongera ukandika nta kintu bitwaye yego ndakeka rero nicyo cyari kinzanye n'ubundi nanje kukubwira ko nayibuze niba byashoboka ko nongera kugira ngo bikore neza wampereza original noneho so original rero hari umwana nayibikije nyine arayimbikira reka nze muvugishe nta kibazo ahime ubwo nibiba ngombwa turakora kopi nongere nguhe kopi byo numvise ni byose ngo hari umwana wayibikije oya ni wa mukobwa wanjye ke Clara uba mwana nari nayimuhaye kugira ngo ayimbikire kuko ntabwo nari nizeye abantu bari hano ni muri cya gihe cya wa mudamu Mama Rwera bira ko nzakubwira kugeza ryari uwo muntu wabikije dosiye imeze kuri ifite uri kubyumva wamubikije ese irahari nta kibazo ntugire ikibazo irahari erega ikibazo si uko bihari anyway ntacyo genda ubikora ariko icyo nzi cyo urizera cyane ugakabye Hey, come on. It's okay.
umurwayi wacu yakize ndatekereza ko right now tugiye kubona amakuru meza. Ntabwo uri kubabara? Ntabwo ndi kubabara. Urabona wari umaze iminsi upfutse ku maso ariko si ubwo nk'uyu igipfuko nta kintu uri kubona? Nonese hani uko nari ngiye gutegura ifunguro rya mu gitondo hari ikibazo ngiye mbaye ngiye. Uragenda se kubera iki? Urabona amasaha yageze ugomba kujya ku kazi kandi ugenda ugeze ikintu ufata. Uzi se ndako ngira ngo ubwo maze kumukuraho ibintu bipfubye bimuriho ikindi kintu yakenera cyose ntakiri kumandanga kuri wowe then ukajya ukina. Hari imiti ataramara gufata ariko ibyibanze byararangiye. So rero I need you here. Mbere ntacyo uraza kuyimbwira ngerekane ko just wait a moment. Nawe uri ngomba no kuzingira mwenda ngomba guteka. So gerageza urebe ko warambura amaso gato ariko mbere utarayarambura nta kantu k'urumuri uri kubona nubwo wenda amaso afunze. Kumva akantu k'urumuri ariko nyine gakeya. Okay. Gerambure gake witonze. Gake witonze. Yes. Yose icyarimwe nta kibazo. Nta kibazo bikorohera. Hanyuma washyitse bagenda bitegura. Okay. Kare waroroshye kurya. Urabona ahantu bigeze n'intambara nateje. Uhana Karita agiye gufunguka amaso. Ahubwo ejo guhera ejo ushakisha ibipapuro bimereze hano nkwereke. Ubundi ngiye mpangane nabyo. Uzabigenza ute kuri Tony? Nzakwereka. Ufite kuntu uzabindura ku buryo ibintu tubyegukana. Ntagerageza ngo nshakishe uburyo umwana wanjye azakura. Ninde uzabinkorera? Ashaka n'undi umugore mwiza niba ufite n'akajwi keza. Akakira kiba kimbwira nabi. Cyangwa kujya gutuma nagiye gusaza nkiri mutoya. Umugore ni nkawe sha. Ariko nyamara tuzahuza rwose. None uwambyare n'umwana umva ko biguhema. Aze kundira kwasereza. Musani wari ugiye gupfa nta. Wana kimvaho. Ngo nango ufite agasununu. Ngo nta kintu umukorera. Nabwe nabyuzi wowe. Nabwe nabyuzi. Aho Jim Toto. Nagaze ukuntu hashye. Nabyeze sha. Urumva burase utambeshye uko ubona afite agasununu. Musare na nyuma yabo. Oya ndakubaza. Kuje kandi n'abaserereza. Ibyo bintu hagize nk'abahena cyangwa amatibora agize uca kumva. Oya wenda ashobora kuba ntabizi. Ubumva ameze nde magaze kigabo cyangwa ndakuzi. Magaze kigabo. Wikivuna ndakuzi. Uko sha. Ariko mukunda gushima. None haguze ukuntu yigwa agaserereza wabo. Ngo nta mugabo kurimo. Ari umukubise cy'umutwe ugamenye ko wabyaye. None se ubwo yaba ntago mbyara n'ibyango zashije mu nda urumva. Ngo nta n'ubugabo ndimo. Ngo nta n'ikintu ubona ifiti. Ntabwo naguze wakwereka Tony noneho. Ubwiza ufite sha. Reba igihe yahereye. Andwana aho atazi ko ari kureba umwana w'umugabo. Ariko sha ubaye inkotanyi pe. Ni ukuri kwimanirwa nenge kotanye rwose. Se ubundi ko wari waracitse umvaga bizagenda. Ariko wapfa gutingutsa amagambo akabwira umugore ngo wabyaye ngo nabyaranye nawe. No kuba byonyine nzi ko twari tunafite cooperation nawe. Nari narabimuhishe. Ntago nagiye mwera kuri habara ryanjye. Ibyo reka tubireke. Ibyo ubyihuriye. Wemba barukunkorera icyo kintu nakubwiye. Shaka ibipapuro bya original ariko apana photocopy. Twumvikane gakire. Abo muri ariko nzabibona. Mfite umuntu hariye. Azahita bimpindurira urumva? Akabikora ku mazina ya Karine akabishyira ku mazina yanjye. Nguki? Subiramo twumva. Ku mazina yanjye. Ku mazina yande? Yanjye. Kwizera bwo wenda niba ari byo nzazira nzabizira cyewe iyo nkubonye unyangamugayo ndakwizera. Uko nizera Clara niko nayo nakwizera niko n'ubundi nkwizere nayo mpamvu ngo ibintu byanjye ngo bingote. Umura ndi kubikoraho icyo nshaka nuko iyo original nayibona hanyuma nshaka nakora copy urumva kagusubiza original yawe kongera ukayibika neza iri safe ariko kugira ngo nkomeze
ngire oya ariko byaba byiza njyewe nikoreye kopi nkaguha kopi original nkayisigara oya ndashaka original okay ese ko nkwizeye nta kibazo reka muvugisha yime yakuzaniye okay hari ikindi kibazo kindi se kidasanzwe nari mfite ubwoba kuri oya nta buri kibazo kibazo rwose ariko ni ukuri rega genda umwizerwa uretse gato utaragenda makuru meza ose wamenye ko Domina naratifa baravuye ngiye no kubasura nakurabizi ibyo ndabizi no Safane niyabimbwiye yego ngiye kubasura ubu bari kurira yo kwarika ahubwo se ngiye ikintu ndi kwibaza ko numva ngiye nshaka kubabona nababona gute ngiye mu buzima bwanjye uretse rero ndumva nshaka kubona Latifa na Domina muri gereza nkabarebesha amaso yanjye urashaka kubabona yes biranaga iyo nama nayikugira pe ntabwo nakugira iyo nama yo kugira ngo uhure n'abari abantu nabo bari kibabanze bagire bati bicuze sibyo bari kibabanze bicuze kubera kubabona kwawe bashobora gusibanganya ibimenyetso cyangwa nawe ubwawe ukaba wabisibanganya njye mbirimo rega sunyizera by'amategeko byo ntabwo nabijyamo cyane cyane ko nkwizeye kandi kubera ko ari wowe wabashyizemo bashobora no kugutura shida ukagira emosiyo kandi mu kazi ntago mu bintu bagukoreye ntago bishoboka okay reka mvugane nawe nta kibazo okay ndagutegereje okay I know it's gonna be okay just stay nafungura yego ko numva mfite ubwoba bibasha okay fungura amazi hey wait don't be scared okay I'm here nacyo nacyo kibazo nacyo ndi kubona nacyo okay it's okay ikintu ndi kubona tuza nta kintu ndi kubona ariko ntabwo uri kubabara ubu ndimo ndababona ntabwo okay tuza rero ubu tugeze kuri etape yo kugushyiriramo umuti mu jisho ubundi wabinyaga mu binini igisigaye ni ukugushyira mu jisho umuntu atonyagiriza nk'ubusa so rero don't worry ntugire ubwoba ntabwo ugiye kubibona nasunda ndongera ndengore yeah trust me it's okay it's gonna be fine byasongera rebe yeah urumva hari imiti namuhaga kandi yayinywaga mu binini nyine n'amazi ariko igisigaye ni ugutonyangiriza mu jisho gusa urumva yari amaze igihe atareba hari hagiye mu bicanga ubona ko n'amaso hari hararetse mu maraso ubona ko yashizemo igisigaye rero ni ugutonyangirizamo uwo muti iminsi 2-3 azahita areba Dear great, thank you. Babe, you have to separate. It's gonna be fine. Jerry, warakoze kumbera aho ntari sibyo? Hani bishoboka uzongera akareba? Yeah, of course. Warakoze kumbera aho ntari. Inshingano zose nakabaye nkora warazinkoreye kandi no ku kazi byagendaga neza. Thank you, babe. I love you. I love you too. Really? Yeah. Prove it.
ubuzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze byose uri kumyuramo byose bizarangira natitadere iherezo